duhaye amahirwe kugira ngo uyu munsi twigane ijambo ry'Imana. Kanagire kubaza akabazo koroshye. Abantu bafite abakunzi reka bamanike ibiganza. Abantu bafite abakunzi, ikibazo ntajyanye cyoroshye cyane. Abantu bafite abakunzi, okay, ndabona ari bake rwose bafite abakunzi. Biratangaje ibyo tumaje kurimba ngo nabonye umukunzi mwiza, hakaba hamanitse abantu bangahe kandi tubonye ngo tumaje kurimba ngo nabonye umukunzi mwiza. So ntago bizi irimo abo twabiririmbye ke tubihamye nyine ko dufite abakunzi. Nabivuze nitwa Jean Bosco Niyoneze, ndi umwangirikani, ndi umunyeshuri. Imana ishimye rwose yuko tuganira uyu munsi ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. So tugiye kwigana ingingo nziza ivuga kugwa mu cyaha kwa muntu. Tumanze babwire agasore. Ni agakuru mu Kinyarwanda, ni agakuru gatoya. Agasore ko kabaye Ikinyarwanda. Aya magambo amwe namwe ati Ikinyarwanda ariko twayize Ikinyarwanda. Urugero nk'iyo tuvuze biswi ni Ikinyarwanda buriya. Okay, ntago mbizi kandi usanga nyitwe tubikoresha. Kera nkiri umwana, ngiye kubabwira agasore muze kukumva neza kaza wenda tukamenya. Kera nkiri umwana, ukuntu byari bimeze rero, nangaga cyangwa se numvaga nagira umuntu nabi ariko yo nkumva atangirira nabi. Igihe umuntu yenda yakazaga cyangwa se akambabaza, numvaga nanjye namwishyura cyangwa se nanjye namugirira nabi. Ndibuka mfite bashiki banjye babiri bakuru, ntabwo ndi imfura ariko ndi imfura mu bahungu, ubwo ndi imfura. Hari uburyo bajyaga bandakaza rimwe na rimwe cyangwa se nanabyikururiye bandutse ariko ngashaka uburyo nyine ndaza kwihorera byo bwanjye. Hari n'uburyo nakundaga gutukana, ntabwo nari ndi umushizi w'isoni cyane ariko naratukanaga. Then igihe umuntu ashaka kujya ngo amuhane kubera ko nyine namutse ari umuntu mukuru, numvaga atamana. Okay, njye namugiriye nabi ariko njye nkumva ntiyamana. Noneho njye nagiye umuntu nabi nkumva ntabwo njye yamana. N'andi magambo ni nkaho nifuzaga yuko ibyiza byose byaba ibyanjye ariko njye nkagira abandi nabi. Ni wo nguwo Bosco wa kera. Tujya kwiga ijambo ry'Imana nk'uko twabivuze. Nyuma y'iri somo ndifuza kugira ngo umuntu wese wicaye aha ngaha, nifuza ko aza gusobanukirwa ibintu bigera kuri bibiri. Mbere yo kugwa mu cyaha kwa muntu, kugwa mu cyaha kwa muntu, nyuma yo kugwa mu cyaha kwa muntu, ikindi twibazo cya nyuma ni nde uzabana n'Imana. Bitwaje ibyo bintu turasenga, hanyuma yego njye kwicara. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro ibice 3 umurongo wa mbere. Niho turahera. Itangiriro ibice 3 umurongo wa mbere. Ndifuza kugira n'abantu badafite Bibiliya muze kugerageza kumva ku buryo wenda basi nituva aha ngaha nshobora kuvuga ngo wowe wicaye hariya nta muntu cyangwa itungo urutoki cyangwa nshobora kumutunga urutoki nshoje nko kwigisha. Vuga nti watwibutse ikintu twize, wenda nibura ugire ikintu kimwe nibura wibuka, Imana iza kuvugana nawe. Abantu tuvuge tuvuge ngo haleluya, haleluya. Haleluya bavuga ngo Imana ishimwe cyangwa se Yesu ashimwe kuko bose ni Imana. Rero tuze kubikora. Kadusome Itangiriro ibice 3 umurongo wa mbere. Handitswe ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari icy'igikundiro kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremera ibicocero.
iyi nkuru turimo kuyumva nifuza kugira ngo nyine tubanye ibintu tureke guhita twishyira mu mwuka nka kwa kundi ahubwo tubanza nyine twumve inkuru ukuntu imeze biraza kudufasha no kumva ikintu Imana ishaka kuvuga natwe muri iri jambo. Ndashaka kugira ngo tubanze ko tumenye ubundi bavuze umuntu twumva iki. Umuntu ni akanyamaswa k'amaguru abiri n'amaboko abiri nabonye n'udukende tugira intoza niba ari amaboko n'amaguru birashoboka ntabwo rero izikende natumenye ngeze inaha ihuye Imana ishimwe ko amahirwe yo kumenya udukende ako se umuntu ameze nk'agakende oya umuntu turaza kubusobanura twifashishije Bibiliya ni ikiremwa Imana yaremye ngo batware ibyo mu isi. iyo usomye mu Itangiriro igice cya 25 ngo tureme umuntu ase natwe batware. urumva umuntu ni ikiremwa cy'Imana Imana yaremye kugira ngo agire ute atware. Ahangaha rero mu gice cya 3 mu Itangiriro tubonye ko Satani yakoresheje inyamaswa yuzuye uburiganya. Iyo nyamaswa ni iyihe? Turi kumwe. Iyo nyamaswa ni inzoka. N'abana nshaka yuko bamurikira neza ubusanzwe ndi umwarimu w'abana n'abana ndabigisha rero ubwo ngubwo nifuza ko abana baza kugira ute namwe muza kumurikira. Tubonye yuko Imana Satani yakoresheje inzoka kuko yuzuye uburiganya. Ikindi kintu Eva yahaye Satani umwanya bimusinikira mu cyaha kuko kugira ngo Satani ajyane ikiganiro n'uyu mugore ni uko Satani yamuhaye umwanya. Ikindi tubonyemo ni uko Satani acyuruka ibyo Imana yavuze. Urugero usome mu gice cya 2 mu hano w'icyo gitabo n'Itangiriro ibice 13 handitse ngo Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ariko noneho Satani waraje akabicurika Imana ibyo iri kuvuga noneho Satani waraje arabicurika kuko tubibonye Satani aracurika ibyo Imana yavuze ntimuzarye. urumva ukuntu Satani aje ngo ntimuzarye mu gihe Imana yavuze ngo mujye murya ibiti byose ariko igiti cy'umugozi. no Satani araje nyine aramucanganyikisha amwereka icyo Imana itavuze. Ikindi kintu tubona muri ahangaha ni uko inzoka irahindura ibyo Imana yavuze. Imana yavuze ngo nimukirya umunsi mwakiriho muzapfa. none Satani akaza akavuga ngo ntimuzapfa. urumva Imana yagirimo kuvuga Satani none haraje n'akabyutse akabihindura. Ikindi kintu ni uko inzoka iravuga ko hari ibyiza Imana yimye umuntu. urumva Eva arimo kubwirwa yuko najya kuri kiriya giti araza guhinduka nk'Imana. none inzoka igashuka nyine Eva yuko Imana impamvu yabashije kujya kuri icyo giti ni ukugira ngo badahinduka nk'Imana. urumva Satani ari kuza akagenda gucurika ibintu Imana byose byavuze. umugore noneho yabonye yuko igiti ari icy'igikundiro gifite imbuto nziza kimenyesha ubwenge ajyaho n'umugabo we. Ikindi bamaze kurya bahise babona ko bambaye ubusa. ibintu ni nk'iki twabyigiraho. icya mbere ni uko byorohera Satani gukoresha ibintu bitwegereye nuko biteye. urabona Satani ahangaha arimo gukoresha inzoka n'ubundi isanzwe n'ubundi mu nyamaswa Imana yaremye isanzwe n'ubundi igira uburiganya cyane. rero Satani ari kubona ko ni igikoresho cyiza cyo kugira ngo akoreshe. ikindi kintu twabona badufate nk'urugero rworoshye. nta modoka mfite ariko ndi guteganya kuyigura nubwo nta n'ibihumbi 100 mfite ariko ndi guteganya kugura imodoka. ndi gutekereza yuko byagorana cyane kugira ngo ngeragezwe n'imodoka kandi nta modoka mfite. biragorana. ndi umusore nyine biragoye yuko nageragezwa n'ibibazo by'urugo kandi nta rugo mfite. birimo kumvikana niba ngo nyine wowe uko uri ibikuzengurutse nibyo biza noneho kugira ngo bikugerage. niba ngo Satani ni urugero niba ndi umunyeshuri Satani ashobora gukoresha amasomo akavuga ati bose ko wakopeye ugatsinda neza ibintu nk'ibyo ngibyo. Satani akanyereka n'uburyo nitsinda neza bishobora kuzatuma wenda mbona akazi keza nkirengagiza yuko Imana idatanga akazi keza itanga akazi keza ariko biciye mu mucyo bidaciye mu mwijima. ugasanga umuntu umubyeyi kubera ko afite abana wenda abana we bitwara neza mu byago aravuga ngo akavuga ibintu byinshi bitandukanye
ntabwo nshaka kubisubiramo, ariko hari amagambo ababyeyi bavuga rwose ugahita wifata ku itama. Nyine ni ukuvuga ngo Satani araza agakoresha ahantu uri, ibyo ngibyo bikuzeho gusa ibyo azaza agakoresha, ntabwo azakoresha ibintu utazi. Nyine aha ngaha tubona yuko yaje agakoresha inzoka. Ikindi ni ukwima Satani umwanya, ima Satani umwanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka kugira ngo rwose tuze kumva ijambo ry'Imana turi mu mwanya umwe, twumva icyo Imana rwose ishaka ku buzima bwacu. Igihe wahaye Satani umwanya, muri iki gihe babyita gucatinga. Babyita gucatinga, nibyo byumvuga mwese muyizi. Nuha umwanya Satani kugira ngo muganire, ntabwo nakurahira kubera ko kurahira ari icyaha, akumva nkurahira. Ariko igihe wahaye Satani umwanya, bizarangira agukoresheje icyo ashaka. Hari ibintu bijya byo kwitekereza bati ubundi maze iki. Noneho n'abantu bivuga ngo hari abantu babi, ariko hari abantu abereka mbivuge. Hari abantu bakubwira ngo we naka, ngo nta kintu umaze, ngo nawe wirebye, ngo ubona hari icyo umaze. Nawe wakwitekerezaho neza, nawe ugasanga ko ntacyo umaze. Hari icyo umaze rwose, ufite umumaro ukomeye Imana yakuremye kugira ngo utware, yakuremeye Imana kugira ngo unezerwe. Satani ntakaza kuguhumisha ngo nawe utangiye kwitekereza ko nta kintu umaze. Mu yandi magambo, hari ahantu ushobora kugera waha Satani umwanya rwose akaza kuzunguza bihagije. Ariko ijambo ry'Imana cyo tubwira mu Efeso 5:15 habe ngo nuko mugende nk'abanyabwenge. Haleluya. Nuko tugomba kugira ubwenge mu bintu tugeramo byose, tugakomeza kwiringira Imana kurushaho. Ikintu tubona ni ukumenya no kumvira ijambo ry'Imana. Haleluya. Icyo Imana ivuga niko kuri. Bwira mugenzi wawe icyo Imana ivuga niko kuri. Hari umuntu utabivuze namubonye. Hari umuntu utabivuze namubonye, ariko tugira ngo tuvuga. Actually cyo kuvuga ni uko icyo Imana ivuga nicyo kuri. Aha ngaha Eva arimo kumvira ijwi rya Satani, akumva yuko hari ibyiza Imana yamwimye, ariko mu by'ukuri iyo aza kumenya neza ko buri giti Imana ivuze nicyo kuri. Imana ishimwe ko turimo kubyumva kandi kubitekereza. Ikindi, ibyiza kuri njye si ibyo nifuza, ahubwo ni iby'Umuremyi anyifuzaho. Haleluya. Nuko ntazi kuririmba kiba baririmbiye irivanga ibyiza kuri njye, kuko amagambo ntabwo biririmba, mutaza kumva ijwi ryanjye mwese mugahita musohoka. Ibyiza kuri njye si ibyo nifuza, ahubwo ni iby'Umuremyi anyifuzaho. Haleluya. Ariko mu ijuru tuzaririmba, nubwo ntazi kuririmba, mu ijuru tuzaririmba ngo n'Imana izaturirimbira. Rwose bizaba ari ibintu byiza. Impamvu z'iri jambo ni uko ibyiza kuri njye si ibyo njyewe nifuza, ahubwo ni iby'Umuremyi wanjye anyifuzaho. Mu by'ukuri ibintu Imana yifuza mu buzima bwacu ni ibyiza, si ibibi. Ariko no kubera yuko nyine umuntu ashaka kugira ngo amere nk'Imana cyangwa se yizamure, hari ibyo yifuza akishuka yuko ari byiza, ariko mu by'ukuri ari ibintu bibi. Kadufate nk'urugero rworoshye. Urugero, hajya ubu nshaka iki cyanera, kamaze ntekereza ikintu ushaka. Kamvuga ikintu nkunda. Ubusanzwe nkunda amata, yaba yapfuye yaba agize ute ndayakunda tu. Apfa kuba ari amata nabwo nyanyweye ntazi ko yapfuye, nayanywa nkayinjoyinga, cyese n'amajoro kumenya ko yapfuye usi nayanywa. Nshobora wenda kumva yuko ni ikintu cyiza ashaka, then nkagenda wenda nkakiba, najya kwiba bakanca akaboko, ariko ntibazagace rwose, nta nubwo nzajya kwiba. Hanyuma ugasanga nyine ndimo noneho guhura n'ingaruka z'uko nagize ute, z'uko niki. Kandi mu by'ukuri icyo Imana ishaka ahubwo ni uko nkora none ikampumugisha mu byo ngiye gukora. Mu yandi magambo turebye nko kuri Eva ari gukora ibi ngibi kugira ngo ahinduke nk'Imana, ariko mu by'ukuri tubonye yuko ingaruka zo gukora icyaha yasanze yambaye ubusa. Uyu munsi turimo kwiga, ntabwo nzi Icyongereza cyinshi, ariko ndibuka ngeze mu wa kane segonderi nafashe amasaha menshi yo kwiga Icyongereza. Rimwe na rimwe sinzi uko bihagije kugira ngo nige Icyongereza, ariko iyo umuntu ataza gukora icyaha kiba twese tuvuga ururimi rumwe, kiba tuvuga Igishinwa cyangwa byose tubivuga
tuvuga igifaransa tuvuga nyine okay kiba tuvuga ururimi rumwe cyo hatari izo zindi zose kiba tagira ibibazo tuvuga ngo tugiye gushaka amafaranga tutarwara narwaye ibicurane ariko n'ubucaye n'abandi bantu babirwaye kiba tutarwara kiba tudapfa ejo ndimo gutekereza ngiye ubundi ubusanzwe iyo numvise nk'umuntu w'umusore ngo yapfuye hagiye ntinda ko byemera ko yapfuye okay nkabona amafoto ko yapfuye ariko si nyine si umutwange ntibize ko yapfuye nyine nkumva ntabwo yapfuye kandi yapfuye ariko nyine aba yapfuye tu ariko nuko icyaha kitaza ntabwo twari gupfa twari kubaho twinezerewe tumeze neza haba ibintu byiza so rero icyo tubona ni uko ibyo nifuza kuri jyewe si byo byiza ahubwo ibyo umuremyi wanjye anyifuzaho nibyo byiza haleluya haleluya tuvuga cyane haleluya ni ukuri ufite amajwi meza cyane rwose tujye tuvuga pe ikindi kintu ni uko nkwiye gufata imyanzuro ishingiye ku ijambo ry'Imana mu gihe ndi gufata imyanzuro ntabwo nkwiye kuvuga ngo naka yaravuze ngo naka yaravuze ngo no ngomba kuvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga gutya nicyo imyanzuro nkwiye gufata nkwiye gushingira ku ijambo ry'Imana nose gushingira kuri jyewe hanyuma ikindi ni uko nta cyiza Imana yanyima ariko muzi ko Imana inkunda kambabwira Imana irankunda cyane ntabwo twuru nabivuga ariko Imana irankunda cyane ku buryo nyine butangaje rero urukundo Imana inkunda ni ikimenyetso simusiga yuko Imana itanyima ibyiza rero ko Imana itanyima ibyiza ntabwo nkwiye no kuba mu buzima bugomera Imana kambaho urugero mwese muzi umuriro abantu bazi ko twanirika abantu bazi umuriro n'umuriro cyangwa se utazi umuriro gataka umuriro rero natazi umuriro bose ni umugi katwara natazi umuriro natazi umuriro yibashaka kuzira abantu batazi umuriro yasi umwana agaze umuriro rwose pe ni byiza so ubusikira abantu batazi umuriro turabona uherugera utazi umuriro utazikuje okay kanekeza ko mwese muzi umuriro kandi hari abatazi umuriro ngaho rero ibaze hari uburyo abana bakunda gushokoza ibintu ibaze nk'umwana wafashe urutoki akabona umuriro urimo kwaka neza we akavuga ngo reka nkoremo ndebe ukuntu bimeze mwicaranye n'umuntu mukuru wamureka agakoramo ndi gutekereza yuko uzamureka ngakoremo ye ntabwo yakora nyine mu muriro kuko uzi ko wamutwika ariko akana kazagenda kabire kumvura kababaje nyine gatangire gafunga isura ariko muzi n'ukuntu abana n'abanyabyaha ibaze ukuntu akana ari gatoya aho kagira kagafunga isura kakarira nyine kakumva kabuje ibintu byiza kandi mu by'ukuri nyine urimo kukabuza ibintu bibi urabizi ko tugakora mu muriro karaza gushya ni nako naza twivunga nyine dutera rwaserera ku Imana tukumva dushaka ibintu bigize gutya kandi Imana yabireba ikavuga ati wowe vipi abaye nk'urugero rworoshye we ndi gutekereza yuko abantu turi aha ngaha abantu benshi bagendeye mu modoka abantu batarayigenderamo pole muzazigendamo cyangwa se muzagura n'isahani rwose bandi zazibana hariho ukuntu ujya gutega imodoka wajya kuyitega ugasanga umwanya rusigamo na wese wawufata kandi urimo kwihuta ukiciragura ndetse kuvuga ngo ukiciragura ukarakara ugashaka kuvuga ibintu byinshi nk'iyo modoka yagenda ukumva igeze imbere igakora impanuka buri Imana ikweze nk'ibintu byari kuba uzi ukuntu wasigara uvuga ati Mana we wasigara urimo gutitira uri no kwiharira ibintu byinshi bitandukanye icyo nashaka kuvuga ni uko ibyo Imana igushakaho ni byiza cyane kurusha n'ibyo utekereza so ikindi kintu ubundi kabaza akabazo koroshye icyaha ni iki abana hari umuntu wasinziriye ariko rwose niba arwaye yihangane ariko tuze kumva rwese pe dutega amatwi mwese mundebe icyaha kanyivuga ngo icyaha nk'uko biri bitwereka ni upfa kuyoborwa n'ubushake bw'Imana mu myifatire yawe ntituvuge imyifatire yawe wasambanye wishe yego aho ngaho ni mu myifatire yawe ikindi ni mu myumvire
wifuje umugore wundi, wifuje inzu y'undi godo. Ikindi ni muri kamere zacu. Urugero rworoshye muri kamere zacu ni uburyo tuvuga turi abanyabyaha. Hari abantu nkunda abana ariko nyine gakunda abana cyane, nyine batangiye nko kugira akandi gatangiye nko kuvuga, gatangiye kubimanga nyine kagurisha iryo jambo. None ibaze nk'akana kakiri gatoya nk'uburyo mama wako iyo akimye ibere uburyo kabigenza, hagiye harimuha byarangiza none akariruma, ntabwo aragira amenyo, bayita amenyo, ari amenyo ya mbere y'umwana bayita amenyo cyangwa ni ibihaha, bayita iki mushobora namwe ubwo bayita amenyo, ubwo nawe utazi icyo bakiyita, ubwo bayita amenyo. So hanyuma rero kaba kana kamara kurakara kagafata ibere kakariruma, ukabona kenda kugutera inzara, kandi bari gafite nubwo nta kintu kagutwara, ariko nyine kafashe umujinya nyine kamere ko gukora. Icyo ni ikintu kigaragaza yuko twese turi abanyabyaha muri kamere zacu. Bene da gukora icyaha kwa Adamu byatumye twese tuvukana icyaha n'inkomoko. Mu yandi magambo, abantu twese turi abanyabyaha. Umuntu wese wabyawe n'umuntu ni umunyabyaha. Umuntu ahinduka umunyabyaha igihe yarangije akivuka, ni umunyabyaha. Dawidi mushobora kuba mumuzi, kabwira abana badakunda gusoma Bibiliya ariko bazi Bibiliya cyane, abana inshuti zanjye. Dawidi yabaye umwami kandi ni umuntu Imana yishimiraga, aho twese tubyumva. Ariko Dawidi muri Zaburi 51 umurongo wa 7 avuga ngo mu byaha ni mu mama yabyaye. Mu yandi magambo, Dawidi arimo kwibona nk'umunyabyaha atazi ko kuza, hagabana nk'umunyabyaha kubera ko yavuze. Mu yandi magambo mu byaha ni mama yabyaye, kuko ngo yavuze nk'umunyabyaha, kandi rero mu byaha iki ni urupfu. Igicumuro, reka dusome mu Baroma ibice 5 umurongo wa 14 kujya ku murongo wa 19. Abaroma. Nashimye Imana kumva yuko rwose amakuru n'umisi mwarimu arimo avuga, ndumva ni mu matangazo, ntabwo ari mu matangazo ariko yavuze yuko hatangiye kwiga Bibiliya, itsinda ryiga Bibiliya. Wow, nabikunze rwose pe, kuko nitwiga Bibiliya nyine niho tuzabona ibyo Imana ishaka, then twamara kwiga ibyo Imana ishaka no tukaza kubikora ibyo Imana ishaka biri mu ijambo ryayo. Reka dusome rero Abaroma ibice 5 n'umurongo wa 19. Haranditswe ngo abantu batari bahagera bafite Bibiliya, hari ikimenyetso cy'uko batajya mu itsinda ryo gusoma Bibiliya. Nabonye hagiye tuvuga Abaroma, umuntu agahita ajya nko mu itangiriro akajya kureba Abaroma, biratangaje. So ariko nyine muzajya muri iriya tsinda muzamenya uburyo bwiza bwo gusoma Bibiliya, umenye n'ibyanditswe. Abaroma 5:18 handitse ngo nuko rero ubw'igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bahabwa ubugingo. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko benshi b'abanyabyaha, niko no kuyumvira kumwe kuzatera ko benshi baba bakiranutse. Tuvuge ngo amen. Praise God. Haleluya. Aya magambo arashimishije cyane. Aya magambo arashimishije cyane ku bantu ndimani kugira ngo tuyumve. Tubonye ko igicumuro cy'umuntu umwe, uwo muntu umwe ni Adamu. Wawe twaze dusoma mu itangiriro, uwo nguwo cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha kandi bacirwaho iteka. Mu yandi magambo, abo bantu bose bivuga bose, abitwa abantu bose, twavuze umuntu wari uwitwa umuntu wese yaje munsi y'umujinya w'Imana kubera ko yatutse kuri Adamu, ahinduka umunyabyaha atari uko yabikoze. Mu yandi magambo, ntabwo umuntu yabaye umunyabyaha kubera ko yabikoze, ahubwo yahindutse umunyabyaha kubera yuko yaturutse kuri Adamu. Kandi rero tubonye yuko abanyabyaha bose baza munsi y'igihano cy'icyaha, ariko tubonye yuko gukiranuka k'umuntu, uwo muntu umwe ninde? Uwo muntu umwe ni Yesu.
gukiranuka k'umuntu umwe ari we Yesu kwahesheje abantu benshi gutsindishizwa bagahabwa ubugingo buhoraho. Sema haleluya. Uku gukiranuka k'umuntu umwe ari we Yesu Kristo kwatumye abantu bose batsindishijwe. Okay, turi Abanyarwanda, Imana ishimwe. Hari umutse muri Amerika ko tumusonde mu Cyongereza Imana ishimwe zo by'Abanyarwanda. Yavuze ko ijambo gutsindishizwa tuvuga ngo gutsindishizwa. Okay, twiga mu Kinyarwanda biva ku nshinga gutsinda, sibyo? Umuntu yatsinzwe baramutsindira ubwo yatsindishije. Uburyo neza umuntu yatsinzwe haboneka undi muntu araza aramutsindira, then uwo muntu agize yatsindishije. Tubonye kuri n'abantu bose bari abanyabyaha kubera ko twese baturutse kuri Adamu. Noneho hari undi muntu wazanye gukiranuka, uwo nguwo ni Yesu Kristo, kugira ngo abantu bose bahinduke abakiranutsi bahabwe ubugingo buhoraho. Uwo nguwo Kristo niwe dutsindiramo tugahinduka abatsinzi, tugahinduka abana b'Imana. Kambabwira amagambo akomeye. Njyewe rwose ndakira ku kigero cyangwa se kingana kuko Kristo akirana. Njyewe rwose ndakiranuka nk'uko Kristo akirana. Bari magambo ngeze ku kigero Imana yishimira ku buryo isaha byose yazira yaka. Ariko ikintu gitangaje, njyewe natutse umwami w'Imana n'umusozi umwami w'ugushima iteka w'ugurirwa n'Imana. Impamvu yo gukiranuka kuzuye rwose kwa Kristo ni uko Kristo wabaye gukiranuka tubanje kubisoma. Iyo ukwiriye gukiranuka kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho, ahabwe gukiranuka kw'Imana, uwo nguwo yibukane mu maso y'Imana. Mu yandi magambo, iyo Imana ibonye njyewe rwose ntabwo ikibona na bose wa kera, ntabikona na bose kuri Kristo, kandi Kristo arakiranuka. Rero bakiranuka igihe mu maso y'Imana zabana n'Imana bagomba gukiranuka kwa Kristo. Haleluya. Nuko tubona yuko icyaha cyazanwe mu isi n'umuntu umwe, uwo nguwo ni we Adamu. Abantu bose bahinduka iki? Abanyabyaha. Ni nako abantu bose bahinduka n'intungane iyo bize Yesu Kristo. Tayibonye ko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye benshi baba abanyabyaha. Kwiyumvira k'umuntu umwe kuzatera ko abenshi bahinduka abakiranutsi. Ibi birimo kutwigisha iki? Ngiye kugana ku musozo rwose. Haleluya, haleluya. Rwose abantu Imana yahaye amaboko, reka tubazamure duheze Imana yacu icyubahiro pe. Wow, reka ibintu byiza. Imana ishimwe rwose pe ko yaduhaye amaboko utizabasha kuba icyubahiro cyane. Ikintu twakwigira aha ngaha ni uko umuntu wese ukomotse kuri Adamu akwiye umujinya w'Imana. Beneda, turi abanyabyaha n'igihe tutakoze ibyaha. Kambe nk'urugero, kababaze nako ikibazo cyoroshye. Mu ndebe mwese mu maso. Wow, mbega ibintu byiza. Iyo umuntu imbere mwese abari bakabona ni ibintu byiza, kavuga ati Imana ushimwe ko ari byo rwose abantu beza. Buriya Satani apfuye cyangwa se Satani akajya kukurira yawe nyine akaguhunga, njye banga akajya nko muri Suwede, ariko rikateke kumwohereza mu gihugu runaka akajya ikuzimu, nubwo ntazi ikuzimu ngo ni hehe. So ikibazo Satani wenda apfuye, mutekereza ko mwakora icyaha Satani apfuye? Satani apfuye twakora ibyaha? Ahubwo ko tutabikora reka tumanike ibiganza. Ahubwo ko tutakora icyaha Satani apfuye tumanike ibiganza. Satani apfuye abangaba bemeza ko tutakora ibyaha mu bimanure. Ahubwo ko twabikora nawe mumanike ibiganza. Satani apfuye ahubwo ko twakora ibyaha mumanike ibiganza mu manure. None abifashe mwebwe muherereye hari abantu bazi kumanika mu mpande zombi. Yandi magambo
Okay, ntabwo mbizi ariko kuri guhari iyo usomye mu gitabo cya Yakobo urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 14 kujya ku murongo wa 15 katwasibe kugira ngo mutaza kugira ngo ni ibintu bye Bosco ndi kuza kubabwira bivuye mu mutwe wanjye gusa ahubwo nyine kadusome ibintu bivuye mu ijambo ry'Imana. Ni urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 14 handitswe ngo ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka nuko iryo rari rigatwita rikabyara ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Murumva yuko ko byo nyine dufite kamere birahaje kugira ngo dukore ibyaha nk'igihe Satani adahari. Yego Satani yagiye ari kugira ngo dukore ibyaha ariko niyo ataba ahari turi abanyabyaha. Bene da ndi kugana ku musozo ariko nifuza kugira ngo tugana ku musozo uri muri Yesu tubonye yuko afite ubugingo buhoraho. None ikibazo wakibaza mu mutima wawe, ikibazo gifite kugira ngo umuntu wese aze kucyumva akibaze kuko nirwo rufunguzo rwo kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibazo nakwibaza, ese uri muri Kristo, ufite gucyanuka kwa Kristo? Reba mugenzi wawe mubwira amagambo umubaze, murebe mu maso rwose ni ibintu byiza pe. Reba mugenzi wawe mu maso uza kumubaza, unaza kureba mu maso umubaze ngo ufite gukiranuka kwa Kristo? Ubwo mwongeye mu ndebe nuko twabonye yuko abantu bose ni abanyabyaha kandi cyakwiye ni umujinya w'Imana wakwiye gucirwa iteka. Ariko tubona yuko gukiranuka kuri muri Kristo umuntu wizeye rwose akizera ubuntu bwo ku musaraba Kristo wishyuye ukuri kw'abantu bose, uwo nguwo mwizera akamwakira mu buzima bw'ubwami umukiranutsi imbere y'Imana kubera ko yizeye umushyiraho ubwacu. Rero umuntu wizeye ahinduka intungane mu maso y'Imana. Uyu rero mwana w'Imana Yohana yaranditse ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya! Umuntu uri ku mwana w'Imana ni umuntu usobanukiwe umutwe agasobanukirwa ubwe yakwiye gucibwa n'iteka atanukuye ku byaha. Nuko waravuze bimuha garanti yo kugira ngo we warirwa n'Imana akishyurisha ubugingo buhoraho ni ukwizera umwana w'Imana Yesu Kristo wishyuyeho ubuntu bwacu akabambwa ku musaraba w'umukiranutsi kugira ngo njye nawe nitumwizera tuhinduke abana b'Imana. Pawulo yandikiye Abakorinto urwandiko rwa 2 ibice 5 ku murongo wa 14 kugera ku 15 yanditse ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata nk'uko twegereje yuko umwe yapfiriye nk'uko umwe yapfiriye bose kugira ngo abandi bari gukomeza ubwoko bwabo habaho kuko bapfiraga kuri nde akayabasuki. Bene da nta kintu na kimwe twakora ngo tuzabarire Imana mu ijuru. Nta mbaraga, nta kintu na kimwe uko twabigerageza kose, nta kintu na kimwe twakora ngo tuzabarire Imana mu bwami bwayo. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi. Haleluya! Haleluya! Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi. Byabonye ko umuntu atakwishobora kugira ngo azinjire mu bwami bw'Imana, ishyiraho inzira. Iyo nzira ni Yesu Kristo. Umuntu usobanukirwa ubuntu agasobanukirwa n'umunyabyaha ukwiye kugirwa n'Imana akizera ko Kristo akwiye icyaha ubwo yagiye cyangwa n'Imana kandi umuzeye ahabwa impano y'Imana. Nta muntu uzacishwa n'iteka kuko ubugingo yagezeho n'Imana. None wibwije kuri umutima wawe n'iryari wasobanukiwe kuba umunyabyaha ugasobanukirwa ko nta n'ikindi kintu wakora kugira ngo uzabane n'Imana mu bwami bwayo uretse kwizera amaraso ya Kristo yamennye ku musaraba, kugira ngo umuntu ubyemera akabyizera ahinduke intungane na Kristo kuko yishyuyeho we bwacu. Aya makuru ugeze uyizera, ese uri umwana w'Imana, uba ufite ibyiringiro byo kuzabana n'Imana? Ngiye gutanga amahirwe umuntu wumva rwose atarizera
umuntu umva uyu mwanya yaha umutima we Kristo ngahabwa ubugingo buhoraho, arahabwa dusenga n'Imana. Kansubiremo, umuntu wumva yuko cyangwa aje gusobanukirwa neza ko yari akwiye umujinya w'Imana kubera ko ari umunyabyaha, kandi akamenya yuko ikintu cyamuhindura intungane cyazatuma abana n'Imana ni ukwizera Kristo wapfiriye ibyaha byacu, uwo muntu arahaguruka dusengane. Kandi iyo umuntu umwe yihanye, ubwami bw'Imana baraserebura. Kandi iyo umuntu yihanye akakira Kristo, aba ahawe ubuzima bw'iteka. Niyo wakwizera, umuntu umaze kwizera niyo yapfa,